kugaruka kubiri hano hanze chano sundi sabe chano ni iki ari n'ambaza chano kuko nyine nabonye n'ama hashtag chano ese ibyo atakoze wowe uri kubishobora wowe uri kublaminga wowe uri kubishobora ngo yarariye ninde sutarya tujye tuvugisha ukuri ngo ubundi ngo ntabwo akijijwe ngo ni ese ni agakiza aburetse gatoya agakiza k'umuntu karebera he ese wowe ukijijwe kutabashije kutuzanira Dorcas na Vestine ngo baduheshe umugisha wowe ukijijwe waruri ababiri inyuma rero sase reka mubwira ikigiye kubabaho reka mubwira iki umva mama Dorcas na Vestine ijambo mufitiye kugeza aka kanya uri inyuma y'iki kibazo yaje kwica kwiba no kurimbura yemeye kujya muri timu ya shitani araje abona ibyabo icyo biba nicyo saruka hanyuma bamushutse rero reka mba mwazi fasha buretse kubera yuko bemeye ko satani kandi indaba mwazi kuba ari umuntu ukomeye njye navuga ko ari umuntu ukomeye cyane no muri guverinoma ariko naje kugerageza kumenya uwo wese ari ntacyo ari cyo akomeye ku muntu ariko muri guverinoma nasanze ntacyo ari cyo umuturage nka Eliane nta mpamvu yo gukanga abantu no kuboneka ko ari usobanutse nongera kubabazwa n'iryo jambo arigaruye kwa ba Vestine ko nabwire ne muri ndahabi ashoboye ngo ntabwo yajyana yaherekeza bari abana muri Canada kane make izuba n'isi n'ijuru binyikubita ku mutwe aho nasangiye harimo umugabo witwa Aimable nahise nibuka Aimable wa 2020 mudufukamunwa umunsi umwe umanage wacu ajyanye masike kwa Aimable ahasanga abana baje kwishyuza bamukoreye abo yirukanye nabi abana b'abakobwa bamushinjaga yuko yabasabye ruswa bayimwimye arabirukana atabahembye abo bana n'ubu n'amavuta nawe yaramuranguzaga akamuha masike undi akamuha ibisheke sa provision niba ari African what agatanga sheke itazigamiye uyi iyo yaduhombeje muri business yacu agarutse no guhomba umurimo w'Imana soni barajya gukura umukecuru ungana na mama umukecuru ungana kuriya utazi ibipfa n'ibikiro utazi urura n'icyatsi n'abagize bajya kurukira abana bajya kubaroga ntabwo twabyemeye ubu ntabwo sinzaceceka ikibi nkireba bizo ntabwo nzaceceka kuko umujinya wica umupfapfa kandi isari ryicubuza ubwenge mama wa Dorcas rero na Dorcas na Vestine ikintu nababwira niba utazi Salax kuri channel aba bavandimwe bashobora kujya babonaho icyacu ariko ubwo ari babiri bashobora kubonaho icya 20 ngira ngo aho turi kumwe mere aho ngaho kugira ngo mwumve ko Mike Karangwa uko iminsi hita uko iminsi shira ubunyamwuga yarazwiho kuba professional yarazwiho ndetse no kuba umunyamucyo cyangwa kugira ukuri muri we nubwo nabonye benshi bavuga bati uriya muvandimwe ni snitch iteye ubwoba biriko bigenda bigabanuka ibi rero biratuma Mike Karangwa uko iminsi ihita uko iminsi iza uko iminsi igenda yiyongera uyu Mike Karangwa birashoboka ko ari kwiyubikira imbehe atabizi ibimuteranyije na M.Irene umunyamakuru mugenzi we wamusanze muri iyi game kuko Mike Karangwa hamwe n'abandi batandukanye bakubwira ko muri iyi game niba utazi Salusi Radio niba utazi Salax Music Award niba utazi n'ibindi byinshi bitandukanye niba utazi Sunday Night uyu M.Irene yakozemo kubwira ko izo zose ari seve zabo niba utazi Miss Rwanda ko Mike Karangwa akubwira ko nyine utazi entertainment ya hano mu Rwanda amaze imyaka igera kuri 10 hafi 10 na ari umwe mu banyamakuru bakurikirana iby'imyidagaduro yo mu Rwanda bikurikiranira hafi iyo ni seve iremereye Mike Karangwa afite ariko se iyo seve yaba imaze iki uyu Mike Karangwa abaye kuri iyo seve hiyongeraho kuba incakura cyangwa
gusenya ibyo abandi bubatse cyangwa gushakira indonke mu nyungu z'abandi. Mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikira kuri Kgli Paradis. Nkunze kubabwira niba ari bwa mbere mu kigera hano wibuke gukanda subscribe cyangwa sabone bitewe nuko telefone yawe imeze, hanyuma numara gukanda subscribe cyangwa sabone uhite ujya ku kazogero hakande kugira ngo uteke ko tumaze gutunganya ibiganiro byacu by'ubuwa mbere wo kubibona. Uyu munsi ni Alani Claude muri kumwe nk'ibisanzwe, meze neza ngewe ubu ndishimye fresh sana kuko Drocas na Vestine bamaze gusubirana na Irene. Abenshi buraza kuvuga muti ni ya deal y'abanyakigali ni kabiri yabo baba bashaka views, baba bashaka ariko birashoboka cyangwa ntibishoboke. Mu busesenguzi bwanjye bukeya ndi bukore uyu munsi kubera ko ntabwo ushaka gukora ikiganiro kirambirana, ndashaka gusesengura ku magambo agiye avugwa n'abantu batandukanye kuri iki kibazo. Harimo Israel Mbonye wasabiye Irene umugisha, avuga ati komeza uzamura impano uko Imana izagushoboza. Harimo Aline Gahongayire wamusabiye umugisha, ariko nk'abakoresha cyane Twitter bagarutse kuri Aimable na Mike Karangwa bati mwabagabo mwe amatika agiye kuzabica. Ibintu byinshi cyane byaragaragaye biranazamuka bibasaga ndende. Hano hari ibintu bibiri ngira ngo ngufashe kumva neza. Irene yasubiranye na Drocas, yakoze n'ikiganiro ari kumwe n'abo bakobwa bombi ndetse na mama wabo. Gusa mama wabo nta bintu yigeze avuga mu kiganiro, ariko abana bo bavuze ko ibintu ari sawa kandi bakomeje imishinga yabo na Irene. Ikintu cya mbere, hari kuba Mike Karangwa na Aimable ndetse n'abandi bafatanije bashobora kuba babonye reaction y'abantu bakavuga bati ntabwo turi gufata aba bana umuvumo wabo ntituzawukira, kuko abantu benshi babasabiye ibintu byinshi, babasabiye imivumo, babatutsi bitutsi utashobora. Bamwe bati Mike Karangwa n'umunyamatiku yavuye muri Miss Rwanda, bamwirukanye mu bakozi ba leta, bra bra bra, ibintu birebire byinshi byahatari. Nanone kongera ukavuga uti Irene ashobora kuba wenda yigoroye ku mubyeyi w'aba bana akamubwira uko ibintu byose bimeze, kuko mu bigaragara mama wa Drocas na Vestine ntabwo ibintu bya showbiz bisobanukiwe cyane ku buryo ari wa muntu waza ngo agufacinge ngo akubwire ABC. No, nukuvuga ngo yari yaganirijwe, ariko uko byagenze kose icyiza twishimira nuko abana basubiye mu maboko ya benewe. Ni Irene niwe waruhanye nabo, niwe bazamuye, niwe uzi itangira ryabo, nawe wari ufite projection y'ibintu bazakora mu gihe kiri imbere. Ariko nanone abantu ntabwo wabarenze ingohe, nabo baravuga bati ibintu by'abanyakigali turabimenyereye, just views nizo mwishakiraga. So icyiza nuko Drocas na Vestine basubiye mu maboko ya Irene kandi bagiye gukomezanya. Ibindi rero reka inkuru tuyipfundikirira aha ngaha, ndetse abantu bibereho bamere neza, kubera ko ibintu hari abantu babicumuriyemo, hari abantu twabicumuriyemo, nanjye reka kwikuramo. Hari abantu babikozemo comedy, ugiye kuri Red Blue JD wabona Rutambi yabaye isogokuru wa Vestine, ugiye kuri Zubi Comedy wabona baseti nabo bariho bakora ibintu nk'ibi. Hari abantu babiprofise babikoreramo udufaranga, izo views nazo nakazi, ariko hari n'ababicumuriyemo bavuze amagambo mabi kuri Mike Karangwa ndetse na Aimable. Hari abantu batabaciriye akari urutega, hari abantu babakamiye mu kitoze. So reka tubiharire Imana, kubera ko ari Irene wenda bashaka views muri iyi saga, ari bari abatipe nabo bashaka guprofitira mu kavuyo bagafata Vestine na Drocas ngo baba managing. Byose ntawabimenya, kuko mu kiganiro Irene yakoze ari kumwe na mama w'aba bana nta kintu umubyeyi yigize atangaza, ndetse nta no gutobora kwagaragayemo kugira ngo abantu babe bamenya ukuri. Reka duse n'abapfundikiriye inkuru, just was update, then tuzabaha indi version imwe gusa kuri ibi biganiro bya Irene, ubundi duze dusoza iyi nkuru kabisa. Reka mbifurize kugubwa neza, mukomeze mudukurikire, muri abantu bacu natwe turi abantu banyu. Reka tuzasubire mu biganiro bya Kgli Paradis bitaha. Bandem.